yego hanyuma rero ngira ngo ni inkuru ibuze kugenda igusigira ubutumwa bugiye butandukanye ngaha reka negere uyu mwana w'umukobwa sinzi na n'umukobwa cyangwa se n'umama araza kutwibwira byose bimeze bite sister Meze neza. amakuru se Bimeze. waje Mo gake. gute Bitewe nuko ndi kubona uyu munsi hameze. uyu munsi uri kubona usa nkaho ari umunsi utandukanye cyangwa nuko hari kugaragara nk'uko nka wenda akavura kaguye Yego akavura kavuye amafaranga arabura cyane bitewe n'ubuzima umuntu abayemo abona byakomeye. byakomeye umwana w'umukobwa se ariko nawe wenda uri buze kubitubwira niba uri umukobwa cyangwa se uri umuntu cyangwa se uri umumama uraza kubitubwira. Yego. Ndabibabwira nta kibazo. Yego tubwire nta kibazo. Umumama w'abana bane ubu nabyaye mfite imyaka 14. 14 yanjye umugabo wagenda nanze kumuvuga ngo batazamufunga. Uwa kabiri papa arambwira ati mfasha ari babiri nane indi navuga ati Uhisa wihuta cyane aho hano ukivuga gutyo nge ndumva ari urugendo runini cyane ugiye gutangira utubwira ukuntu ubuzima bwawe bumeze wakuze gute kugira ngo icyo kintu numvishije cyo kuwatangira kubyara abana babiri cyangwa se kubyara ufite imyaka 14 utubwire undi icyo gihe byari bimeze gute ababyeyi bawe bari mbere kugira ngo wisange muri restaurant. Emere ari indaya jazana abagabo mu rugo umunze nyine tukabi ndavuga ati rero ngura amaco bita Sainte Famille ndahatoroka banjyana SOS tineri ngeze mu Rwanda cyaka bane ndambere nsuye mu aranyirukana n'umugabo we nyine ndigendera umwana agize imyaka 3 agapira kararangiye banereye gerageza kuyikuramo iranga za umumama duturanye arambwira ati bikuramo inda nzagufasha ndayirera mura n'umuntu turakundana arambwira ati okay ubwo dukundanye mubwira ibibazo byose mfite n'abana mfite arambwira ati nzagufasha nanjye mbere umugore ndavuga ati nta kibazo umuntu ugiye kunkura mu buzima bubi ntago nabyanga ane yindi bahita bamufunga nyine ubu bagiye kumumanura nibwo buzima ubundi abyuka nkajya gusyaganya Bugogo nkaza ngatunga abana banje ariko ntago twagendanye ubu ngubu ubutaha twazagenda nkabakwereka. Yego ati ubutaha twazagenda nkabakwereka ni inkuru numva isa nkaho ngiye ku bwanjye inkoze ku mutima cyane ugarutse kuri mama wawe watangiye gukoreraho umwuga nakita ko ari umwuga utari mwiza mama wawe agukoreraho umwuga waje kunatangira gutuma nawe uwishoramo utabizwa ko yazanaga abagabo bikarangira banakwifuje nawe bikarangira mama we yabibonaga iyo yabyumvaga icyo gihe ntago yabuzaga abo bagabo basi kugira ngo ibyo ngibyo ni tagira uwo bya factor oya yarambwiraga ati baguhaya ngahe iyo nabaga cyane rwose ahubwo ikibazo reka nyikubaze neza gutya nari umuntu aruciyeho gato ariko ngira ngo wabyumvise neza ikibazo nakubajije mama wawe uzana abo bagabo umwana bakakotora wari ukibivuga bivuga neza nuko nanumvishe uri amuvandimwe usa nkaho usakuje tubwire uko bimeze mubwire tubwire nyine urwo rugendo abagabo baza mu rugo n'ibiki mama wawe se yabivugaye cyabikora Mwanjye nta kintu yabivugagaho yarambazaga ati uhuye yabikoze aguhaye angahe ubwo rero nkamubwira ati yego cyangwa hoye tugumya twiganire kwita kuri aba bantu turi kwiganirira icyo gihe cyose mama wawe nkaho yagize imwe avuga ati uyu mwana ni muto cyane ntago arageza imyaka yo kuba yakora imibonano mpuzabitsina reka mbivuge gutya cyangwa se gutangira kuba yakora ibyo bintu akabireka akakubwira ibyo ngibyo yarabimbwiraga ko nyine nabo bashaka amafaranga kandi ari njye bakunze ubwo nyine ninjye babikoreraga hari abo yangaga kujyamo bakambwira ati reka bakozemo ururimi nanjye kubera gushaka ko mama atari bwankubite ngo sinabahaye ke yankabyemera bakayama nkayamushyira nyine tukabona uko turya ubu ni uko nyine
ubuzima bwatumye njya mu muhanda butuma bantera inda mbyara abana mbura ubushobozi nta n'umwe wigamo kandi ni bakuru nuko nanjye mbayeho yego umuntu wakureba wenda ni no kukumva gutya ashobora kumva ariko umukobwa ari kureba kuri televiziyo akabona uri umwana ugerageza kwiyitaho ako nyine n'ibyaye n'iby'abakobwa baza ku mihanda bakicuruza biyitaho n'iki ashaka kutaba yabyemera. Tugaruke kuri icyo gihe cy'imyaka 14 wavuze ko nibwo bwa mbere wabyaye umwana wa mbere uhita ujya imihanda, wavuze ku kintu cyitwa kunywa tine no kujya ku kigo ngororamuco. Urwo rugendo rwameze gute, byagenze gute kugira ngo uhunge mu rugo ujye kwisanga ku muhanda noneho umwiyo tine noneho ujye no muri icyo kigo ngororamuco? Nyine navuye mu rugo munsi ibyo bintu njya muri gare, habaga umufande bita Damuru kajya mbwira ati wa mwana we ubwo buzima wishoyemo ko nyine iyo babonye umwana mu muhanda bumva yarananiranye, ariko hari abagenda mu muhanda batarananiye iwabo ahubwo iwabo barabananiye. Ubwo rero ngiye banjyana mu Gikondo ndahava masuba inshuro 3 wa mwana warananiranye, barambwiye ati katujyane mu kigo kubera gukumbura teneri cyane ndatoroka ndigendera. Niki kintu mufasha bigenda gute? Teneri nyine ibintu utekereza iwanyu ntabwo uba ukibitekerejeho, wihorera mu giswingi cya danje wumva unayibuze ubuzima wawe wese buhagarara, wowe ibyo utekereje vibe urimo niyo nyine ukomeza wumva nuyibona wanariye wabonye imusigi ku gihe nta bya danje. Kumye twirebere muri kamera ariko kugira ngo hagarare neza, hanyuma ukumva uwo munsi uri mu giswingi, ubwo se nta muntu ujya gukubirana wibereye icyo giswingi bikarangira baba marine muri kumwe n'ubundi bagohote? Nyine nibyo byo guhita ntwara izindi nda gutyo nkisanga nasamye nyine. Yego, hanyuma ubwo ngubwo uravuga ati biza kurangira ngiye mu kigo ndongera birananira ubuzima burancanga nsubira kwa mama. Ngareka tujye none usuye kwa mama tubwire uko byagenze. Meri nasanze umugabo n'undi yaramutaye, nta kintu n'undi yari kumfasha kugezana n'ubwo mfite umuntu unyishyurira inzu ibyo kurya nkabyihigira ukwezi kugeza avugana na nyiri ibyondo kanyishyurira inzu, ubwo nanjye ibyo kurya njya kubishakira abana, we inzu barayinyishyurira. Aho ngaho icyo nashatse wenda ngo ugaruke, wavuze ko ariho umwana wa gatatu ugize gutyo uramubyarira. Ukimara kubona ko ubuzima bugucanze ho ku kigo ngororamuco barakurekura, wahise ugaruka mu rugo niko wambwiye ngo nahabyarira umwana wa gatatu bitari byoroshye, nabwo mama warongera birakara. Icyo gihe byari bimeze gute kugira ngo ubyare umwana wa gatatu kongera gushwana na mama wawe? Tubwire rwose, ndabona rwose umeze nk'umuntu ufite agahinda kenshi nta gushaka kugira icyo bivugaho, ariko urihangana tugane uko hano hari abagira neza ashobora kuba yavuga ati nanjye uwo mwana hari icyo namufasha. Ngiye kongera mba umwana mu rugo, arambwira ati nta kibazo, yongeye sara nyine ahura n'undi mugabo, nanjye ubuzima burancanga kugeza aho bangira imunye bakajya banyishyurira inzu. No kwihangana urumva ko bitoroshye cyane. Hanyuma rero ubwo uyu munsi hari uburyo abantu bari gutekerezamo batangiye gushaka amafaranga. Bivuga ko wanabyaye n'undi mwana wa 4, abana 4 ku mwana w'umukobwa watangiye kubyara afite imyaka 14. Uyu munsi n'abana benshi nta mugabo ufite, ugerageza gushaka uburyo babaho gute? Iyo mbonye umuntu umanye n'ibiceri tukajyana tambitekereza ko ejo bizangirira akamaro, cyangwa nkazinduka saa 9 nkajya guhiga Nyabugogo, nkasikaga ibitunguru karoti nkadandika saa 3 nkabandaje niteyeho utuzi bigatagira umuntu nshishamo ijisho. Abana banjye nyine nkabasiga mu nzu babonye n'ibyo kurya nkaza guhiga ejo. Gutya nyine mu muhanda ubu ngubu negereje umuntu umbwira ati tugende. Aho ngaho ibuze kubwira ngo tugende, aho ngaho reka ari n'ahantu tugera twihitsemo. Wavuze mugani ntabwo byoroshye ko wahahira abana 4 n'iki urumva cyitwa cyo wenda
kwishora mu busambanyi byo bitangiye ukiri muto numva ku myaka 14 mama wawe yaraguhemukiye atuma abana icyo gihe mama wawe urabitekerezaho icyo gihe abikora cyagiye kuri ya myaka 14 akozanira abagabo kuri iyo minsi mama wawe yarafitiye shusho wavuga ngo nawe byabimeze bite kuri we kubera ko nyine pange yapfuye agashaka abagabo benshi kandi nawe nta bushobozi twari dufite turakodesha ntabwo dutuye ubwo yaravuga ati ntiyagira umuntu umuha amafaranga arabikora gake gake n'igihe yambwira ati nabikora umbwire tumufungishe byaterwaga n'ukuntu uwo muntu nyine nabikora ukababara ngo turamufungisha ngo wowe wihangane nanjye nkagenda gutyo nyine mvuga ati mama arashaka amafaranga ninabikora ntabwo iryo joro naharara abana twarara twirukanka nkabikora nyine gutyo ariko nari narabyaye numvaga n'ubundi nta kibazo ariko ubu ngubu ni danje. Hanyuma rero kanibaza uyu munsi umeranye ute na mama wawe ubwo buzima iyo utekereje ishusho mama wawe yakwambitse umufata nk'umuntu w'umubyeyi wumva nawe ameze nk'uwe mubyeyi wamusobanura gute mama wawe ugiye kubara kumugereranya n'ababyeyi navuga umuhanda rumwe namuvugira rundi nabwo nkamugaye ariko reba ibishoboka byose ntabwo yari kuncuruza ariko nanone nkavuga ati se ko nta kundi nawe yabonaga twabikora nkabona sinzi nyine nuko nyine njye mbibona hagati na hagati ariko nyine uri umubyeyi nyamubyeyi ntabwo bakangiza umwana wawe bakureba ariko wiwe yarambuzaga akambwira tubikore numva ngakubabaje ngo ubyihorere nkavuga ati sawa reka ngende mama abone amafaranga ariko ubwo nyine bifata nk'uruhande rumwe yagira ngo tubahe urundi ruhande nkavuga ati sinzi pe se umubyeyi gushakisha uburyo kimwabaho ntabwo yagombaga kurema indi mirimo wenda yoroheje nkuko nawe umunsi wambwiye ngo ndabyuka nkambara ako gapantaro kanjye dukweto nkagenda nkafata nkazya mu mbuto nkakusanya nkareba ko twarya ntabwo ari bwo buryo yagombaga kubikora akirinda ko yakuzana muri izi ngeso kugucuruza umwana ku myaka 14 ukiye imihanda utangiye kurongorwa n'abagabo bagiye batandukanye reka mbivuge gutyo bose ntabwo utekereza ko yagomba kubikora gutyo byibuza akarinda ishusho yawe yagombaga kubirinda nk'umubyeyi ariko nyine yambereye umubyeyi gito nta kundi nawe yarisariye ubu ngubu nawe nta buzima nabo urumva nyine birababaje rwose ariko nawe nahita nkugarukaho wenda amaze kuvuga kuri mama wawe uyu munsi wowe nawe ko wamukurikije bana aya masaha ahantu musanze uri mu bakobwa bari bateze ese urabona nawe ari bwo buryo bushoboka bwonyine cyangwa ubona habayeho kuba ibintu byahinduka nawe ibi ntabwo ubyifuza aka kanya n'inzu utunze abana banjye na basaza banjye babiri rero Nyabugogo ntabwo bivamo bihagije nkeneye kwishyura inzu kubahahira no kuba nakambara neza hatajya ahantu banshishamo ijisho no kuba nagurira mama wanjye twe dukweto kuko ubu ni abantu bakimureba ngo nubwo yarinda yamaze gusaza rero ubu ngubu ni ubuzima buragoye cyane ariko ku buryo wowe utabitekereza njyewe mbona ari bwo buryo bwabyo cyeka mbonye abantu bamfasha abana nanjye nkaba nakora ako kazi cyane ko mfite n'amashuri nzi gusoma no kwandika mbonye nyine umuntu umfasha akanyishyura hano ishuri nkamenya ati umwana wanjye buriya afite deresi n'indi deresi nabivamo pe nabivamo ariko ubu nanjye nawe mbikora ko mbikunze ni ukubera ubuzima nisanzemo muri aka kazi ibi byago mukunda guriramo ni ibihe aka kazi ko kuko umwuga w'uburaya ingorane mukunda kugiriranamo nize guhuriramo kabisa muvuga ngo uyu mwuga nanjye ubwo mukora ni mubi cyane hari igihe uhura n'umuntu ukamusangana n'umugore we akaba yagukunda nawe ugakora amarenge yo kugira ngo umumutware ugasanga bagukubise nk'ivide cyangwa murarwanye baragufunze
cyangwa mo kimwe ugasanga araguhigiye mwasangira akaba yanakuroga ukavuga ati uburaya ni bubi koko, cyangwa ugahura n'umugabo akagukoresha positeri z'insinamugongo z'inyandagazi, uko ushaka amafaranga ntiwabyanga nyine uremera ukabikora. Ni byo bibi nyine, ariko uramutse ufite uwo mugabo ushobora no kumubwira ati ndananiwe, ariko waba unaniwe waba utananiwe pfa kuba uje gukorera amafaranga, ubwo nyine yagukoresha uko abishaka ugahita uvuga ati ntabwo ubu buzima ari bwiza, niba umuntu yicuza wataha wamubuza imbeho n'iki ukavuga ati mana yanjye ubu buzima buzagenda butya kugeza ryari. Nicyo kibi cy'uburaya nyine. hari abavuga ko bubaryohera ngo bavuga ngo bagize n'igitekerezo cyiza cyo kubahagarika ahubwo ngo babakubita. Abo ngabo ni bandi baba barihebye byararangiye bavuga ati n'ubundi naranduye ntabwo nagaruki ibindi se n'igihe cy'indamira agahita akuraho. Hari n'ababikora kuri firingi bavuga ati ndi mwiza umugabo wese namurarura, hari n'ababikora bashakisha ubuzima, hari n'ababikora ngo bahitinge, biba bitandukanye. Buriya abo ngabo baba bafite impamvu nyine bumva yuko batabuvamo. Ndumva kabisa ubuzima burakomeye. Harya ubu ngubu ufite imyaka ingahe? Ubu ngubu nujuje 20. 20. Amashuri wagerageje kwiga ubu ngubu kugeza uyu munsi na wize kuva hehe kugera he? Nize mu wa mbere kugeza mu wa gatatu segonderi, ariko nahizemo igihembwe kimwe nyine nibwo bahise banteramo inda. Narananiranye kubera umuryango mubi ntabwo nari kwiga, n'ubundi nigaga rimwe nkasibamo biki, kubera mu kigo babonaga nzi ubwenge bakanansimbutsa, niko nabivuga byabone ko nakiga bangira inama narasibiraga bakabarinkuraho. Urumva ko ni ibintu kabisa bisa nkaho ntabwo byoroshye, ariko ubuzima twishimire kabisa ko bigomba kuzarangira, sibyo? Ugomba kwihangana rero kabisa, ubuzima buzakomeza. Niba ngombwa tuzagirana ikindi kiganiro, tuzagaruka ahangaha turebe ubuzima, niyo twemera no mu rugo twajyayo, cyangwa tukongera tukagirana ikindi kiganiro no tumenye nyuma yaho y'ubuzima buramutse butari ubu ngubu wasetinga ubuzima bwawe gute. Reka njye nkushimire kabisa, ubwo tuzongera duhure.